basengeye abagore ngo baba abapasiteri naho tugeze bwiza y'ukuri kuva mu itangiriro abagore bakoze akazi kenshi pe no ku rugamba bagiyeyo ni uwuhe mugore wishe byibuze miliyoni akayitambira imana y'igitabo uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatijwe nakongera kujya kwiga igice ngize ukuri nawe yaba ari umugabo umusinzi ariko akambatiza aho nataha nemeye ntabwo umugore yasezeranya ngo nakumva nishingiye nareba umupasiteri wenda banahagaritse ngamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye hasi wongere usenge impeta wongere usenge kugira ngo ku munsi w'urubanza imana itazavuga ati ngomba gushaka akantu katasambuza kuri wa munsi nawe ikavuga ati we yariziki we ariko murakina n'ubugingo murakina n'ikintu cyitwa kujya mu muriro utazima nicyo nemera kuvuga ubutumwa byo na kera kose n'abayerusareti Yerusalemu barahanuraga kubyo kwimika kuvuga ubutumwa turabyemera ariko gutanga igitambo iriho veratasiyo wenda ari mushake murakare burundu n'ubundi naraciwe maradeperi bamaze kunca gatatu si ukunca ahubwo barancagaguye nayiseye nawe ajya hace mwana muce muri abashumba yesu atora intumwa 12 akiri ku isi nta bakobwa bitondaga babagaho aba bagore b'imfura bari bahari muri Isiraheli kuki nta mugore yashyize mu ngoma kuki nta mugore yashyizemo mu ntumwa 12 kuki itorero ryubatse kuri Petero kuki atarishyize kuri nyina Mariya birirwa basenga aramutse ati ndakuramutsa Mariya kuki atarishyize kuri Bikira Mariya ahubwo akaryubaka kuri Petero mwabagore muri kunyumva ibintu biritonderwa muhanuzi turi kumwe kuri urubuga Yesu aravuze ngo mubigishe kubyitondera si ibyo guhubuka si ibyo gutendereza mubwira amakorasi uko mwiboneye dukatiye aho ngaho mubigishe kubyitondera ibi bintu biritonderwa uri umukozi w'Imana ukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye Imana igukoresha mu buryo butandukanye yaragukoresheje n'uyu munsi ikomeje gukoresha ibintu riziki umuhanuzi riziki numwe mu bahanuzi kamwe numwe mu bahanuzi twemera numwe mu bahanuzi bagiye bahanura ibintu bikomeye numwe mu bahanuzi bavuga ko batagira ubwoba numwe mu bahanuzi bahanura ibintu benshi batinya guhanura numwe mu bahanuzi afite ivugabutumwa navuga ngo ni ivugabutumwa rikomeye nabone ivugabutumwa ko kandi riteye n'ubwoba badatinya kuvuga ikintu ko badatinya kuvuga ikintu mu izina ryacyo numwe mu bahanuzi twubaha numwe mu bahanuzi bubashywe mu gihe cye numwe mu bahanuzi bagiye bahanura ibintu bikomeye mu gihe cye ibi bintu riziki avuga ati njyewe riziki nanasezarijwe n'umugore ntago iyo meta nabanyihaye agacyo nagira ngashaka umugabo niyo yaba ari umupasiteri niyo yaba yarahatenzwe akongera akayisengera mushumba ibintu ubivugaho iki mukozi w'Imana riziki muragendanye riziki ibintu ari kuvuga ubyumva ute ubyakira ute ese wamanyije nabyo ese Bibiliya yo ibivugaho iki ugashingura imbago za kera izo basogokuruza bashinze ntugashingura imbago za kera izo basogokuruza bashinze bagihari uyu munsi ntibagihari ariko ntuzishingure twagiye dukomeza maze rero turi gushingura za mbago turi gusenya rwa rufatiro tukajya gushyira urundi rufatiro niho hari ikibazo nimba turi gushingura izo mbago se basogokuruza bazishinze hari icyo bakimaze utuku ubwo nta gaciro na bwa butumwa batanze nta gaciro ni towa ubwo tuzanye ubundi butumwa bushya uzahindura amagambo y'ubuhanuzi azagire gute azaburana imbago z'abasogokuruza twamaze kumenya neza aho zari zishingiye ntidushaka ko zikomeza kurimburwa tureba amina ntidushaka ko zikomeza kurimburwa tureba impamvu y'iki kiganiro niyo mpamvu y'iki kiganiro
amahoro y'Imana nabane namwe mwese kandi umugisha w'Imana ubasesekaho ndetse n'abanyu bose hirya na hafi na kure muhiye muherereye mu bice bitandukanye mwese turabasuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Imana y'amahoro ibageneza kandi Imana y'amahoro ibumve gusenga kwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Ngize umugisha rero ndi kumwe n'umukozi w'Imana niyo tugiye gwana muri kano kanya. Reka mbabwire ngo muze muhaye natwe mu kiganiro kandi ndabizi ko muri buhimbukiremo. Uraho neza? Yesu nashimwe cyane. Umeze neza? Turashima Imana. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi mukozi w'Imana. Haleluya. Natwe twishimiye kubana namwe kubw'ikaze muduhaye hano kuri TV. Imana amahoro ibaho umugisha. Amen. Ntago nshaka dutinda, ndashaka ko tugiye kwiganirira ariko cyane tuganira ku murimo w'Imana n'ibyatuma abakozi b'Imana cyangwa se umurimo w'Imana wongera guhembuka nko muri byavuze ngo hembura umurimo wawe hagati muri imyaka. Ese bimeze bite? Ese umurimo w'Imana ese biriya ivuga iki ku bintu nshaka ko tuganiraho? Nibyo nshaka ko tuganiraho. Reka mbwira abantu kugira ngo babaye natwe batangira natwe kino kiganiro tugeze ku musozo. Reka ngusaba usenge Imana twinjire mu kiganiro. Urakoze cyane. Ni ikiganiro nanjye numvise ari byiza. Umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana yayembye ngo hembura umurimo wawe Mana kuko isi dukurura cyane abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha. Mana ho mugisha umuntu aririmbye indirimbo. Reka dusenge twisengere. Umuntu butumye afatwa na Mosiyo. Mana mu izina rya Yesu ndagushimira ndaguhimaje uri mwiza ubere maso bagutegereje bana natwe. Mana nje ahangaha kubw'umugambi wa mwiza tuyobore sabe kubwanjye abwo ibyishimo ari byushaka bari byo bibanye mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Amen. Reka nkumvishe ibintu gato hano niyo tugiye kuganiraho. Imana yabanye na Eliya, yabanye na Mose. Umuntu akaza umudiyakoni udafite n'amapingu akakubwira ngo ceceka ziba ugaceceka. Iyo Mana njya nibaza iyo Mana ni Imana nyabaki. Yesu afite ubutware bene mu mbunda n'amasasu mu mapingu. Yesu afite ubutware bwose. Natanze ubuhamya uburyo narashweho amasasu abiri. Mama wanjye yangambaniye ngo nicwe dupfa gusenga, yangambaniye ngo nicwe kubera ubukonje. None se ubushyuhe niba bwishimo muzajya mugenda mwambaye ubusa? Ese mu gihe cy'ubushyuhe kuki abagabo badakuramo amapantaro nabo ngo bambare utujipo kayaga kabasangeyo nabo? Kuki klima ibihe bibahinduka? Kuki n'abagabo mwe mudakubitamo utumini wenda akayaga kagera hejuru byihuse namwe mworoherwa? Kuki mutambara amasengeri yonyine ngo mworoherwa n'ubushyuhe byibuze namwe mwibumbize nk'abagore birirwa bambaye amasengeri mu gihe cy'ubushyuhe? Wenda si ugusebya biri kuri YouTube, nimushaka kubimbaza ndabibereka. Hano iwacu hari umupasiteri nimushake mu nyange ariko yarabyivugiye kuri YouTube. Nawe nukora amanyanga nzakuvuga. Ntabwo yasambanye hoya yishe umuntu ariko yavuze ijambo ndabona basengeye abagore ngo baba abapasiteri. Naho tugeze Izanye ukuri kuva mu itangiriro abagore bakoze akazi kenshi pe no ku rugamba bagiyeyo. Ni uwuhe mugore wishe byibuze miliyoni akayitambira Imana y'igitabo uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe? Ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatijwe nakongera kujya kwiga igice. Ngize ukuri nawe yaba ari umugabo w'umusinzi ariko akambatiza aho nataha nemeye. Ntabwo umugore yasezeranya ngo nakumva nishingiye. Nareba umupasiteri wenda bamwahagaritse ngamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye, basi wongere usenge impeta wongere usenge kugira ngo ku munsi w'urubanza Imana itazavuga ati ngomba gushaka akantu katazabuza kuri wa munsi, Imana ikavuga ati wayarizihiwe. Ariko mwakira n'ubugingo, mwakira n'ikintu cyitwa kujya mu muriro utazima. Aricyo nemera kuvuga ubutumwa. Byo na kera kose n'Abayezareti i Yerusalemu barahanuraga kubyo kwimika kuvuga ubutumwa turabyemera, ariko gutanga igitambo ni voveratasiyo. Wenda nimushake murakare burundu n'ubundi naraciwe maradeperi bamaze kunca gatatu
banyishe ahubwo barancagaguye nahise nawe hace none muce muri abashumba. Yesu atora intumwa 12 akiri ku isi, nta bakobwa bitondaga babagaho, nta bagore b'imfura bari bahari muri Isiraheli. Kuki nta mugore yashyize mu kuki nta mugore yashyize mu ntumwa 12? Kuki itorero ryubatse kuri Petero? Kuki atarishyize kuri nyina Mariya birirwa basenga? Aramutse ati ndakuramutsa Mariya, kuki atarishyize kuri Bikira Mariya ahubwo akaryubaka kuri Petero? Mwa bagore muri kunyumva, ibi bintu biritonderwa. Muhanuzi turi kumwe kuri uru rubuga, Yesu aravuze ngo mubigishe kubyitondera, si ibyo guhubuka, si ibyo gutendereza mubyina amakorasi uko mwiboneye, no, mu makorari muceza ndomboro ya soro, mubyina nk'abakofi oromide, no, mubigishe kubyitondera. Ibintu biritonderwa. dukatiye aho ngaho, mubigishe kubyitondera, ibi bintu biritonderwa. Uri umukozi w'Imana, ukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, Imana igukoresha mu buryo butandukanye, yaragukoresheje n'uyu munsi ikomeje gukoresha. Ibintu riziki, umuhanuzi riziki, numwe mu bahanuzi, kamwe mu bahanuzi twemera, numwe mu bahanuzi bagiye bahanura ibintu bikomeye, numwe mu bahanuzi bavuga ko batagira ubwoba, numwe mu bahanuzi bahanura ibintu benshi batinya guhanura. Numwe mu bahanuzi afite ivugabutumwa, navuga ngo ni ivugabutumwa rikomeye, nabaho ni ivugabutumwa ariko kandi riteye n'ubwoba, badatinya kuvuga ikintu uko kiri, badatinya kuvuga ikintu mu izina ryacyo. Numwe mu bahanuzi twubaha, numwe mu bahanuzi bubashywe mu gihe cye, numwe mu bahanuzi bagiye bahanura ibintu bikomeye mu gihe cye. Ibi bintu riziki avuga ati njyewe riziki nanasezarijwe n'umugore, ntabwo iyo mpeta naba nyihaye agaciro, nagira nkashaka umugabo, niyo yaba ari umupasiteri, niyo yaba yarahatenzwe akongera akayisengera. Mushumba, ibintu ubivugaho iki, mukozi w'Imana? Riziki muragendanye, riziki ibintu ari kuvuga ubyumva ute, ubyakira ute, ese wamanyije nabyo, ese Bibiliya yo ibivugaho iki? Urakoze cyane. Icyo ubundi ngo kubana kwabo kwiza barahugurana, buriya kubana kwabo kwiza barahugurana, kandi buriya duhanuha agace ntabwo tumenya byose, ariko umuhanuzi mukuru tugendera ku ijambo ry'Imana, kandi nanone twemera yuko ubutumwa tubwiriza twigiye ku birenge bya Yesu Kristo. Bivuga ngo ibyo Kristo yakoze nibyo natwe tugomba gukora, ibyo intwari zakoze nabyo natwe tugomba gukora. Ni ukuvuga ngo Imana nako Yesu Kristo atoranya intumwa, yatoranyije abagabo. Abagore ntabari bahari? Ntabari bahari. Nyine ndikubaza icyo gihe nta bagore bari bahari, kuki atabatoranije? We niko yahisemo, kuko Kristo yabonaga ko ari ko ngombwa. Suko buriya suko abagore atari abakozi b'Imana, abagore ni abakozi b'Imana cyane, ariko nanone bakagira urundi ruhare ntari butinemo cyane rwo kwita ku miryango yabo, ku miryango. None rero tugaruke none mu byitorero, tuje mu byitorero. Ubundi buri torero abantu habaho imyizerere itandukanye. Tuve rero mu myizerere cyangwa mu madoctrine atandukanye yo mu itorero runaka, nta n'itorero turi buvuge mu izina, ntaryo, ahubwo turebe ikintu rero gitera urujijo. Nuko ushobora gusanga nkanjye ngihamagarwa, tubare maze imyaka 20 mu gakiza. Kuva ku mwaka wa mbere hari ibintu kirazira, mbese Imana yari yarambujije, Imana yari yarambujije cyangwa se ntakoraga. Ariko ku mwaka wa 21 none bya bintu bigize gute biremewe. Aho niho hari urujijo, ni naho habera urujijo. Ndetse no ku matora amwe namwe ugasanga tubare nitoro imaze imyaka 20 ingahe, navuze ko natwe turuvuge mu izina, rimaze imyaka 20 ingahe. Iryo torero ugasanga cyangwa iryo dini hari imico
hari imigenzo, hari imiziririzo, hari uko bakoraga. None nyuma y'imyaka 70 ingahe barahinduye bazanye ikindi. Niyo wibaza ngo mbese mbere bari mukuri uyu munsi bakaba bayobye, cyangwa se mbere bari barayobye uyu munsi bakaba bajijutse. Niho burindiraho hari ikibazo. dusubizeho iyo kibazo. Ikibazo rero ngiki turebe mu ijambo ry'Uwiteka Imana, turebe mu ijambo ry'Uwiteka Imana mu migani ibice byaho 22 ku murongo wa 28 22 umurongo wa 28 kamasome kugira ngo nabandi bazi kwasoma. Aravuga ngo ntugashingure imbago za kera izo basogokuruza bashinze. Ntugashingure imbago za kera izo basogokuruza bashinze. Ntibagihari. Bagihari uyu munsi ntibagihari, ariko ntuzishingure. Twagiye dukomeze. Ntugashingure imbago za kera, hari izo bashinze ubwo bari bagihari. Ariko mu gihe cyacu uyu munsi ziracyashinze, tugomba no kuha agaciro, tugomba no kuziha agaciro, twebwe ntituzishingure. Twagiye niho rero hari ikibazo. Ikibazo rero turi gushingura za mbago, turi gusenya rwa rufatiro tukajya gushyira urundi rufatiro. Niho hari ikibazo. Nimba turi gushingura izo mbago se basogokuruza bazishinze hari icyo bakimaze aho. Bibiliya niryo jambo ry'Imana. Ntugashingure imbago za kera. Ye twakwibaza ngo nimba dushinguye imbago bashinze bo ntitwabanyujeho mutuku, ubwo nta gaciro. Na bwa butumwa batanze nta gaciro, ni towa. Ubwo tuzanye ubundi butumwa bushya uzahindura amagambo y'ubuhanuzi azagire gute? Azagire kweho ibihano n'imivumo biri muri iki gitabo. Dukomeze. Turi kwinjira mu kiganiro, turi kwinjira mu neza. Noneho rero ikibazo bari gushingura imbago za kera. Nicyo kibazo mbese imisengeri y'imisi. Ari muri bya bindi Pawulo yahanuye mu minsi izaza. Abantu bazabikunda birarira, bakunda impiya, bigisha n'inyigisho zihwanye n'irari ryabo. Ariko nurakari kandi kishimo bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo. Aravuga ngo bene abo ngabo ugira ute? Bene abo ubatera iki? Umugongo. Niko birivuga. Yego. Noneho rero ubundi uri kwijambo ry'Imana ntidushingure imbago za kera. Turaburana imbago z'abasogokuruza, twamaze kumenya neza aho zari zishingiye, ntidushaka ko zikomeza kurimburwa tureba. Amina. Ntidushaka ko zikomeza kurimburwa tureba. Impamvu y'iki kiganiro twakomeje. Hari ibyo bubatse, hari ibyo Bibiliya iri kuvuga. Turacyari gukotinga kuri aya majwi y'uyu mukozi w'Imana. Ndacyakubaza, ese ibi bintu ari kuvuga n'ibyabaye nibihe bihuye na Bibiliya? Ibihuye na Bibiliya, hari ijambo Yesu yavuze ngo mugumu ko mwari muri mugihamagarwa. Mugumu ko mwari muri mugihamagarwa. Yego. Umuririmbyi wa 5 bwakiza sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri gi. None mu mutima wanjye huzishimwe. Rero tugomba kureba mbese ubundi ubu nibwo buhanuzi bukuru Bibiliya. Yego. Ibintu byose uzabona bidahuye n'uko kuri kwijambo ry'Imana bitanditse muri Bibiliya bizaba ari ugushaka kw'abantu, siko gushaka kw'Imana. Ndi kwibaza ikibazo, ese koko umugore ntakwiriye kubatiza kubera iki? Ese koko umugore nk'uko twabyumvishe ngo birivuga ko imirimo yose yemeye kuyikora havuyemo umurimo umwe wa gishumba n'umurimo wa gitambyi,
niko ngo biri bivugaho. Niko kuri koko kubera iki? Icyo nabivugaho mu matorero habamo misere mu matorero menshi. Buri torero rigira imyizerere yaryo. Buri dini nako buri dini torero nibeshye bakora gutya, abandi bakora ukundi, kandi bamwe bafite imyizerere yabo. Uretse kurenga aho hantu gatoya, bafite imyizerere yayo ariko bari anda munsi y'iyo cyo gitabo cyitwa Bibiliya. Ayo madini yose uri kuvuga agenda aza afite iyo Bibiliya. Hari aho tutari buhuze cyane kuko idini ryatuzana ikindi gitabo cyitwa Bibiliya. Agakiza n'imigenzo ni ibintu bibiri bitandukanye. Komeza. Kandi ikibazo abantu bubatse ku migenzo keshi ntago bubatse ku gakiza, kuri ijambo ry'Uwiteka Imana. Noneho rero hari abafite uko bemera n'abandi bafite uko bemera, ariko gendera ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Hano muri Bibiliya nta hantu Bibiliya Yesu atoranya intumwa 12 nkuko mwigisha bivugaga. Bari abagabo. Yego, bari abagabo. Bari abagabo. Ndetse bitavuze ko harimo n'abakozi b'Imana cyangwa se abakobwa n'abadamu bitwaraga neza, ariko nabo bari bafite izindi nshingano bahamagariwe. Bahamagariwe. Njyewe nta dini runaka ndwanya, ahubwo ndagenda kukuri kw'ijambo ry'Imana. Tugende kuri Bibiliya. Ikintu cyose ntabona ahangaha. Kimwe cy'inshingano turi kuburana imbago. Ikintu cyose ntabona ahangaha. Yego. Gitandukanye no gushaka kw'Imana. Ijambo mbese imisengere cyangwa imigenzereze yo kubaha Imana tutabona muri Bibiliya. Itandukanye no gushaka kw'Imana. Ahubwo nuko zambago ziri kurandurwa. Reka nkwibarize kano kabazo kameze gacya, mukozi w'Imana. Uyu munsi ubaye umushumba cyangwa se uri umushumba, wakwimika umugore ukamuhitoro ngo arishumbe? Erega burya nta muntu w'imikundi. Barabimika. Nta muntu w'imikundi. Nta muntu w'imikundi. Uyu munsi umuntu atoranywa n'Imana. Umuntu atoranywa n'Imana. Yamara gutoranywa n'Imana, ahubwo bikemezwa n'abantu. Bikemezwa n'abantu. Tubwirwa n'iki ko umuntu yatoranyijwe n'Imana? Byanze bikunze Imana ihamagara umuntu n'itoro ubwaryo rikamugenzura. Impamvu ndivuga ngo wakwimika, turakoresha imvugo zigenda zivugwa n'amadini amwe, twanze kuvuga idini mu izina, ariko rimwe mu madini aherutse gushyiraho abagore yavuze ngo tuzimika twebwe. Ntago bavuze ngo Imana izatoranya. Niyo mpamvu mvuze gutya, tuzimika abagore. No muri raporo havuga ngo twimitse abagore bangana bake. Niyo mpamvu navuze ngo wakwimika, twagendeye kuri iyo nyito. Yego. Ese ugira ngo abimiswa n'abantu bose niko bimiswa n'Imana? Nyine niba byarakozwe n'abantu, ikimenyetso cy'uko ibintu biba byarakozwe n'abantu birahitinga ariko ntibirama, ntibigira umusaruro. Ntibigira umusaruro. Hari ahantu yavuze ngo aramutse asezeranijwe n'umugore ngo yagenda agashaka umugabo niyo baratenzwe ari umushumba, akavuga ati sengera iyi mpeta kugira ngo ntazagirwaho n'urubanza. Avuga ijambo rikomeye ngo ijuru rirakomeye. Tugiye kuri ako kantu, urakumva muremeranya? Wasezeranyije n'umugore. Hari aho ntemeranya nawe, kuko ari naho numvise avuga ngo nakwemera ngashaka umugabo nubwo yaba ari umusinzi. Ariko yarabaye umushumba. Oya, kuba yaregeze ko umushumba ariko uyu munsi wa none akaba ari umusinzi. Uwo nguwo ntabwo, uwo nguwo ashobora kugaragara ko ari umushumba mu basa abantu ariko ijuru ritakimubara nk'umushumba. Ahubwo yashatse kumva, yashatse kukwerekana yuko
uwo mushumba umeze gutyo afite agaciro kuruta wa mugore. nicyo kintu n'usesengura nicyo kintu ashatse kuvuga. nubwo ari umusambanyi, nubwo ari umusinzi, ariko aruta biruta gusezeranywa n'umugore. nicyo kintu ashatse kuvuga. n'usesengura nicyo kintu ashatse kuvuga. uwo muntu umeze gutyo ufite imico imeze mike imbere y'Imana aruta kugusezeranya ko biruta kwasezeranywa n'umugore. nicyo yashatse kuvuga n'usesengura. aho nicyo yashatse kuvuga. urabyumva bivuga iki turi gukotinga ku nkuru yavuze. ni ukuvuga ngo rero ngo kugira ngo ngusubize neza nyihangana nsome ijambo riri aha ngaha mu ba Korinto ibice 3 urwambere rw'Abakorinto ibice 3 ndahera ku murongo wa 11 ngeze hepfo aravuga ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi, niwo uzerekanwa urya munsi. Tutagira muri byinshi ubugingo burahenze. ibi byose ndababwiza ukuri, ibi byose turi kubona Imana yagiye bivuga, ahubwo ibi biganiro byo bizabana byinshi. yego ndabagaza ukuri n'ibitaraza bizaza. ibi muri kubona, ibi mubona mu madini, ibi ni agatonyanga, n'ibitaraza bizaza. bitewe nuko turi muri cyagiye abantu badashaka, muri cyagiye mbese batwawe n'isi, badashaka kumvira Imana. noneho rero ibi byose ni ingaruka z'uko mu madini Imana itakirimo, ni ingaruka z'uko mu madini Imana itagikoreramo, ni ingaruka mu madini z'uko mu madini Umwuka Wera atakirimo. niba rero hicaraga Umwuka Wera yaramaze kuvamo, hazasigara hicaye ubwenge muntu. Imana tujye neza. kandi ibi bitubwira yuko ubwenge muntu, mbese ubwenge muntu butandukanye n'ubushake bw'Imana. ubwenge buhahano butandukanye n'ubushake bw'Imana. no kuvuga ngo rero ibi ngibi tubivuze twanabitindaho, kandi wabikoze afite azashaka uburyo abidefanda ko ariko kuri, azashaka uburyo abidefanda. ariko tugende mu kuri kw'ijambo ry'Uwiteka Imana. ibi bintu ibyo Yesu atakoze uri kujya kubikora nkandi, ko ari we rufatiro. ibyo intumwa zitakoze ujya kubikora nkandi, ibyo Pawulo atakoze ujya kubikora nkandi. ese Imana yari inaniwe kubwira na kwese arananiwe kuvuga ngo itoro nubatse itoro kuri Mariya nk'uko yaryubatse kuri Petero? nuko Imana ariko yabisemo. rero twebwe mu murimo w'Imana, ubu itorero cyangwa se Imana mu bushake bw'Imana, Imana ishaka ko tugenda nk'uko ishaka. ariko igihe cyose abantu bamaze kwimura Imana bazashyiraho ibyabo n'ibirenze ibi ngibi turi kuvuga. bizaza ahubwo buri muntu wese abe maso gucunga izamu rye, asenge. rero kurikira waruvuze ngo mbese umuntu wavuze ati jewe aba n'abasi bansezeranye. niho twari tugeze, kuko ariko abyizeye ntazemere ko bamusezeranye. ariko nanone nashaka gusezeranywa n'umushumba umugabo, azasezeranywa n'umushumba w'umugabo ariko ukijijwe, atari umusinzi nk'uko yabivugaga. kuko ubugingo bw'umuntu burarinzwe, nako burashinganywe, kandi bukwiye kubungabungwa. Umwuka w'Imana akora muri twebwe. ese koko iryo sezerano ry'umugore, hari abantu benshi bagiye basezeranywa n'abagore, hari abantu benshi bagiye batizwa n'abagore, birashoboka ayo masezerano tuyatesha agaciro, iyo mibatizo tuyitesha agaciro uyu munsi? Ntabwo twayitesha agaciro bitewe n'amadini cyangwa se aho buri myizerere buriya nabo baganirije bagusobanurira impamvu yabyo,
kandi bakaguha n'ibimenyetso bo niko babyizera ariko noneho icyo nabwira abantu kuva mu byayishuwe ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamwo imbaraga niko ijambo rivuga ngo kuva kera ku bw'Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa ni ukuvuga ngo rero kuva mu itangiriro kugira mu byayishuwe Bibiliya igenda yerekana neza inshingano y'abagore, inshingano y'abakobwa, inshingano y'abasore, inshingano y'abagabo, buri muntu wese. Rero icyo nabwira abantu, ahubwo abantu bapfukame basenge, Imana igaruke muri bo, igaruke mu itorero, iyobora umurimo wayo, kandi nidushingura imbago za kera. Tugendeye ku byo badusobanurira, reka badusobanuriye batwumvisha uburyo ari ukuri. Reka no Bibiliya ari dusobanurira aka kanya. Tugende kuri Bibiliya ikivuga. Tubiha agaciro. Ntituba agaciro kuko niba Bibiliya itabyemera ubwo ntago byemera. Bagiye kubatizwa ngiye gusezerana. Ntibyemerwe kuko atari ko Bibiliya ibyemera. Ubwo tuvuge ngo tugende kuri Bibiliya ivuga iyo mibatizo tuyitesha agaciro n'amasezerano tuyatesha agaciro. Ntimushingure imbago za ijambo ryatubwiye ngo mu bice 22 mu gitabo cy'imigani ngo ntugashingure imbago za kera izo basogokuruza bashinze. Reka tubabwire ngo nimba bashaka kugena n'icyo Bibiliya ivuga niba bisubiremo. Okay, ese mukozi w'Imana turi kuvuga ku bagore ariko reka ngaruke ku bagabo ho gatoya. Abasore bemereye gufata inshingano, umusore yemereye kubateza, umusore yemereye gusezeranya utarashinga urugo. Kabivuge gutyo. Tugende muri Bibiliya ko Bibiliya bitubwira. Uko uyu munsi dufite abashumba b'abasore bakiri abasore kandi yo gukora imirimo ya gishumba, imirimo ya gitambye. Iyo iremewe. Bibiliya ibundi ivuga ngo umuntu nashaka ko umwepiskopi azaba yifuje umurimo mwiza, ikagaragaza amahame ati agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe, udahindutse vuba, atari umukunzi w'impiya, atari umukunzi w'ibisindisha, mbese biri kagenda itanga amahame. Ariko ubundi tujye tunareba uyu munsi wa none nagize amahirwe ndubatse, ariko ubundi hari ikintu kigoye. Uyu munsi wa none ndi umushumba, ndi umusore. Ariko nubwo muri ba bakobwa bari mu itorero, mukanya nka mushumba, urumva, nkamubatiza, ariko mukanya koko ndi umusiribateri, ndi single, nkajya kumubwira ngo ariko burya nagukunze, ndifuza ko wambera umugore. Urumva ibyo bintu bijyanye? Kandi ari ndifuza ko wambera umugore. Uri umushumba, ubatije umuntu, ariko ugenda kumubata, ariko buriya nanagukunze rata. Nanagukunze. Ndifuza ko wambera umufasha. Ibaze. Harimo akabazo. Harimo akabazo. Ese ni ikindi mbaye umushumba, wowe wa munyamakuru we wagiranye akabazo n'umugore wawe, uje ngo mbagire inama, kandi mbagire inama, nzabagira inama mpereye ku irembo, nyure muri salon, ndege korodori, ngire no mu cyumba. Yego. Hari inshingano nanjye nziza bubatse, nanjye nzabaganirizaho. Ariko kuko ndi umusore, harimo muzatinya kumbwira. Yego. Rero Bibiliya ivuga umugabo w'umugore umwe. Niko irya jambo niho turi ngo nimushingura imbago za kera. Yego. Nigeze gusoma Bibiliya, nimba Bibiliya, ariko hari n'amadini amwe namwe, amadini n'amatorero amwe namwe agenda abivugaho. Abadamu, ndacyane nasubiye ku badamu, hari iminsi bagiye bagira iminsi yawe y'ukwezi. Hacyo Bibiliya bivuga ko batemeye kujya mu ruhame, batemeye kujya mu iteraniro. Ndi kwibaza, ese uri umudamu ukaba uri umushumba, uwo munsi ufite umubatizo uri bubatiza abantu, cyangwa se uwo munsi ufite abantu yo gusezeranye, bizagenda bite? Bibiliya bivuga iki mu gihe cyawe cy'ukwezi? Kandi hari uko byabaga bimeze mu isezerano rya kera. Hari uko byabaga bimeze mu isezerano rya kera. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, cyane cyane yuko icyo twari turi kuvuga nayo nkwaje mu kandi ahubwo nti ese muri kano kanya
hari umudamu wimitswe uduteze amatwi uri mu nshingano kandi arashaka ubugingo. Nihe nama mugira mu masegonda? Inama nagira uwo muntu, nagira abo bantu ari abafite inshingano izo arizo zose, abagabo, abagore cyangwa ari wese, titire si cyo gihesha umuntu ubugingo. Igihesha umuntu ubugingo no kwishimirwa n'Uwiteka Imana, nk'uko umuririmbyi 108 yaririmbye akavuga ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe kugeza mu bintu byose ngeze kugupfa. Yobe bivuga neza aravuga ngo gukiranirwa kwanjye ndagukomeje kandi sinzikuraho kuba inyanga mugayo. Rero icyo nababwira, buri muntu wese asubire ku isoko, yongere ashake ubucuti bwe hagati ye na Kristo, Imana mu ijuru ibishimire. Imana iguhe umugisha. Reka tugane ku musozo wa kino kiganiro cyacu. Niba ngombwa tuzagisukura, bizaterwa n'ibyo muzatwandikira muri komenti, bizaterwa n'ibyo muzaduhamagara mutubwira, ariko turifuza yuko twazagisukura kuko turashaka yuko tugira umusanzu wacu dutanga. Turi kuburana imbago z'abasogokuza, twamaze kumenya aho zari zishinze, ntago dushaka ko zikomeza kurimburwa tureba. Yari yo ntego yacu. Nawe se uradushyigikiye kugira ngo tugiye mu mujiji twese? Twandikiye muri komenti, uduhamagare, ubundi twinjiremo, turasenga, turagira ibyo dukora, ariko kandi icyo cyambere durakora no gusenga, ko gusenga guhindura byose. Siko bimeze? Niko bimeze. Tugane ku musozo kandi tuzagaruka. Yes, uzagaruke, ariko kandi ndifuza yuko mu gusoza turirimba kano karimbo gato cyane ngo tutazi kuririmba, ariko turagerageza ntibaze kuduseka. Sibyo? Hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane, abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha. Hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane, abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha. Niyo ndimo nshaka usengeramo, ariko kandi mbere yo gusenga duhe nimero za telefone, udusenge tugane ku musozo. Imana tugire neza. Hari wakwifuza gusengana natwe, hari wakwifuza kwihana, hari wakwifuza kugisha inama, yaduhamagara. Ariko duhamagara, sijya nkunda abantu bahamagara badafite umwanya. Niba ushaka kumpamagara, jya umpamagara ufite umwanya. Reka zitambutse ni 0788664720, 0788664720. Kadusenge. Mana mu izina rya Yesu, turi kukwinginga Mana ngo uhembure umurimo wawe, hembura umurimo w'Umwami, kuko abajyaga barira itorero Satani yamaze kubagusha. Ongera ubyutsa abaguye, abatenebutse bambika imbaraga, byutsa abaguye, hembura umurimo w'Umwami, hembura umurimo wa Data, wigaragaze Mwami Mana. Turimo kuburana imbago basogokuruza bashinze, twanze ko zikomeza kurandurwa, turebera, dushyigikira umurimo wawe. Ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nshuti muvandimwe duteze amatwi, twari tugushimiye ko wabanye natwe. Reka tuzasubukura ubutaha, twari turi kumwe n'umukozi w'Imana. Mwese mwabwo umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.